iwacu mu rusisiro. Iwacu mu rusisiro. Iwacu mu rusisiro. Ikiganiro iwacu mu rusisiro mushyizeho nanjye Victoire mukagikurikirana ku Ishangi Radio and TV. Reka twongere tugaruke rero tubasuhuze inshuti bavandimwe, turabashuhuje by'umwihariko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Hari inkuru umuntu abura ahera kuri tariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 2026 nibwo twongeye turagarutse by'umwihariko tugarutse ku muryango uri hariya mu karere ka Rubavu. Imana yari yarashimye ko bagomba kuba bagakorera n'umurimo w'Imana. Ni umuryango wari unezerewe, umugabo n'umugore n'abana 3. Ni umuryango wari wishimye mw'abantu mwe ku buryo bufatika. Ariko uyu Master Guide Martin n'abana be 3, uyu Master Guide rero wakoreraga umurimo w'Imana hariya mu karere ka Rubavu by'umwihariko mu itorero ry'Abadiventiste, bavuye gusenga nyine ku isabato ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 2 mu 2026, ikamyo ifite plaque za Kenya. Iyi kamyo nyine yazamutse hari uvuye ku bitaro bya Gisenyi, irazamuka nuko ibura feri. Mu kubura feri rero icyakurikiyeho nuko nyine kontineri yari ifite yahise ivaho nyine ihita igenda ikubita imodoka uyu muryango wari urimo, uyu mugabo Master Guide Martin n'abana be 3 nyine. Hanyuma icyakurikiyeho nyine iyi kontineri yahise ibagwaho hejuru, biba birarangiye. Ariko umugore we yari yasigaye ku rusengero. Yari yasigaye ku rusengero kubera ko bose bakora umurimo w'Imana. Yarari muri korali n'ubundi. Hanyuma uyu Master Guide Martin bigaragara neza yuko we yaratashye n'abana. Hanyuma iyi kamyo nyine iba umuryango irawurangije nyine, irawuhitanye nk'uko bigaragara. Ariko ikintu kigaragara mw'abantu mwe namwe nk'uko mubona kuri screen zanyu, urabona ko uyu mugabo n'abana be bose bari baramaze kwinjira mu muryango uboneka mu itorero ry'Abadiventiste witwa JIA cyangwa se Jeunesse Adventiste. Ahangaha rero urabona ko abana be bose guhera ku mwana mukuru kugeza ku kana gatoya katararenza n'imyaka 2 bose ni aba JIA cyangwa se Jeunesse Adventiste. Bigaragara ko bya magambo aboneka muri Bibiliya ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo ngo azarinda asaza atarayivamo. Uyu muryango bari baramaze kugera ku ntego y'icyerekezo yo gutekereza kumenyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, hanyuma akazarinda asaza atarayivamo. Ikigaragara rero ntabwo iyi kamyo yahitanye aba bantu bonyine, yahitanye n'indi miryango, harimo abagabo 2 ndetse n'umudamu 1. Byerekana yuko iyi mpanuka yahitanye abantu benshi mw'abantu mwe. Nk'uko bigaragara rero kuri screen zacu, urabona aka kana gatoya, ukabona agakurikiyeho, ukabona undi ukurikiyeho mukuru, kongera kubona Master Guide nawe Martin n'abana be. Ni ukuri biragaragara neza yuko uyu mugabo yatoje abana neza, ari nabyo abantu bakomeje basaba rwose bagiye batandukanye. Harimo korali yitwa Abimbuzi, harimo korali yitwa Sinayi, hakaba na korali uyu mudamu aririmbamo. By'umwihariko izi korali zose zakomeje zivuga ziti ni ukuri twihanganishije uyu muryango kandi Imana imukomereze mu buntu bwayo, imwakire
imwakire, ubwo agiye ahacecekerwa, hanyuma mu gitondo cy'umuzuko tuzongere tumubone. Hari abandi bajya bavuga bati Imana imuhe iruhuko ridashira, ariko wapi, ahubwo mu gitondo cy'umuzuko ubwo agiye ahacecekerwa tuzongere tumubone anezerewe, anezeranywe n'umuryango we, ndetse by'umwihariko azongera abone n'umudamu we. Urabona ko by'umwihariko iki cyiciro cy'abadivantisite b'umunsi wa karindwi cyitwa JA gihombye umuntu w'ingenzi, gihombye umuntu wari ijisho rikomeye, by'umwihariko bavuze Master Guide, bavuze ngo umuyobozi mukuru mu cyiciro cy'abasore mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Bigaragara neza yuko uyu Master Guide yari umuyobozi mukuru, ari nawe wakuriye mu mutwe witwa abarondabukanda, abo bita pasifanda cyangwa se abavumbuzi. Akaba uyu munsi iyi kamyo ku itariki ya 28 yarashyize iherezo ku buzima bwe bwa hano ku isi, ariko nanone tukongera kunezezwa n'icyo Bibiliya ivuga. Iravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati by'iyi si. Biragaragara neza yuko nubwo iyi kamyo yagwiriye uyu Master Guide, imitima ikaba ishenjaguwe no kubona uyu mubyeyi asigaye wenyine, ariko tuzi ko mu ijuru hari Imana, kandi iyi Mana ishobora gusanga uyu mubyeyi ikamuhumuriza, kubera ko mu isi ho nta umuntu yakwihanganisha igihe gito, ariko mu ijuru hari Imana ihumuriza, kandi hari Imana itabara. Mw'abantu mwe rero, Bibiliya iravuga ngo dukorere ijuru nk'abataha uyu munsi, kubera ko ejo si ahacu. Nk'uko bigaragara, uyu muvandimwe ntabwo yarazi yuko bishoboka ko umunsi wari uyu nguyu, ariko ku Mana byo biba bishoboka. Ni nako bimeze rero. Urabona ko iyi kamyo yagaragaje neza yuko buri muntu aba afite iherezo ku buzima bwe. Aha rero biranagaragara neza yuko n'umushoferi w'iyi kamyo nawe yahasize ubuzima, nk'uko tugenda dukurura aya makuru aboneka hari i Rubavu. Mu by'ukuri rero dukomeze twihanganisha uyu muryango, ariko na buri muntu wese uri muri ibi bintu akumva iyi nkuru nawe igira ikimubwira. Yego, ubuhamya rero kwa Tuyiringire Jean Martin nk'uko bigaragara ni ubuhamya burebure, by'umwihariko n'umuryango wanayigize iki naho ni ubuhamya bukomeye, aho bigaragara neza yuko nk'uko tubizi urupfu ku mukristo ni ibitotsi. Byanze bikunze mu gitondo cy'umuzuko tuzongera tubone Jean Martin n'umuryango we ndetse n'umugore we bongera guhoberana. Hanyuma Jean Martin avuga ati ndi hano mwami n'umuryango wampaye. Hanyuma rero Imana yo twiringira tudashidikanya yuko izavuga ngo injira mu munezero wa shobuja. Injira mu munezero wa shobuja, ndumva ariryo jambo Uwiteka azavuga, kubera yuko urupfu ku mukristo ari ugusinzira, urupfu ku mukristo ni ibitotsi. Ariko ntawabura gukomeza kwihanganisha iyi miryango yombi yahuye n'iki kibazo gikomeye muri iyi si, kubera ko umudayimoni gitumo nuko amera. Umudayimoni gitumo nuko amera, akora mu gihe abantu batabitekerezaga ko yabikora. Ariko dushimira Imana yuko iyi JA aricyo ivuga. Yaravuze ati, hari indirimbo ya JA njya nkunda ivuga ngo njyewe nimfa bazanshyingure, hari iteraniro ry'abajiya. Rero ni ikigaragara neza yuko urupfu ku mujiya ni umunezero, ni ibirori, kubera yuko iteraniro ry'abajiya rizaba rihari, ndetse by'umwihariko rikore n'akakarasisi, hanyuma rimuherekeze neza. Nk'uko bigaragara turi bukomeze dukurikirana aya makuru neza, hanyuma tuyabagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Ariko mw'abantu mwe, kwitegura n'uyu munsi, ejo ntabwo ari ahacu. Kwitegura n'uyu munsi, ejo si ahacu. Ukurikiye iyi mibereho ya Jean Martin, ukareba n'aba bana bagiye bakiri batoya, ukareba uyu mugabo wakoreye Imana mu gihe yari afite ubushobozi bwo kuyikorera, ukareba n'ukuntu ajyanye n'umuryango we w'abana batatu,
ukareba umufasha asize akamusiga wenyine, nyamuneka nshuti yanjye, kwitegura n'uyu munsi ejo si ahacu. Kwitegura n'uyu munsi ejo si ahacu, kandi inshuti yanjye icyashoboka cyose kugira ngo ubane n'Imana, wiyunge n'Imana, byaba uyu munsi, kubera ko ejo ntabwo uba uzi uko biri bugende, ejo ntabwo uba uzi uko byagenda, ejo ntabwo haba ari ahacu. Ntabwo haba ari ahacu mwa bantu mwe. Urebye cyakoza dushimira Imana yuko uyu mugabo yatoje umuryango we neza, abana be bose bakaba bari bambaye nk'abaji akoko. Hari avantiriye, hari pasifanda, hakaba by'umwihariko n'abavumbuzi, hakazamo by'umwihariko ambasada, hakazamo master guide. Bigaragara yuko uyu muryango by'umwihariko wa Jean Martin ni umuryango unejeje. Urebye uko aba bantu bameze, wa muntu we, wari umuryango kuko bigaragara yuko bamaze gusobanukirwa neza na rya somo, by'umwihariko menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Hanyuma rero umugoroba w'ubuhamya nuko umeze, kwa Nayigize iki mu muryango, ndetse no kwa Tuyiringire Jean Martin. Ahangaha bigaragara neza yuko ni umugoroba ubabaje, ni umugoroba bigaragara ko abantu imitima irahonjotse, imitima irababaye cyane. Ariko dushimira Imana yuko Bibiliya iravuga ngo izahanagura amarira yose ku bana ku maso yabo, kandi by'umwihariko urupfu, umuborogo ntabwo bizabaho ukundi. Ni nayo mpamvu tugomba gushimira Imana yuko mu gihe gikwiriye, mu gitondo cy'umuzuko, tuzongera kubona Jean Martin n'umuryango we, ndetse tukongera kubabona amaso ku maso. By'umwihariko Yesu avuga ngo nimuze abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabateganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Hanyuma rero by'umwihariko twongeye tubabwire ngo ibi ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda mwa bantu mwe. Ni ibintu bibabaje kumva umudayimoni gitumo ashobora gutungura gutya agatwara umuryango wose, by'umwihariko umudamu nawe agasigara ahagaze wenyine. Nawe urabyumva, umudamu nuko yasigaye ari muri repetisiyo ku rusengero, nawe urumva ntabwo byari koroha. Ubu tuba tuvuga andi makuru, ariko dushimira Imana yuko yabikoze gutya kugira ngo by'umwihariko inkuru ihinduke, hanyuma abo Imana yemeye ko basinzire, hanyuma umudamu nawe mutegure kugira ngo ejo hazaza azaba ari umudamu ufite ubuhamya yazajya abwira abandi. Mwa bantu mwe, ni inkuru utabasha gusobanurira abantu, ni inkuru utabasha kubwira umuntu, iyi ni inkuru utabasha kubona aho uyihera n'aho uyisoreza. Mwa bantu mwe, ni ikintu kirenze. Natwe Twishangi TV tuhageze, turebye iyi nkuru tukayitegereza neza, umva, ni inkuru utabasha kuvuga ngo uyisobanure kandi ubona aho uyisoreza. Gusa Imana ibizi buri muntu n'iherezo ryiwe kuri iyi si. Imana ibisobanukiwe neza n'iherezo rya buri muntu kuri iyi si, kuko twebwe ntacyo tuba tuzi. Icyo dukwiriye gukora gusa no kwitegura uyu munsi, naho ubundi ejo si ahacu. Ejo si ahacu, ejo si ahacu. Iherezo ryawe ryaba uyu munsi, iherezo ryawe ryaba ejo, iherezo ryanjye ryaba uyu munsi. Nyamuneka ejo ntabwo ari ahacu, ahubwo kwitegura n'uyu munsi. Iki ni ikibwirizwa gikomeye umuntu yatanga, yabasha nawe ubwe guhabwa mu mutima we, akagisobanukirwa yuko ahacu ari uyu munsi, mu mwanya atari ahacu. Yari avuye mu rusengero nk'abandi bose, kimwe n'indi miryango y'abantu batatu nabo babuze ubuzima kuri uwo munsi. Ariko nkubwire ngo iki ni ikibwirizwa utabasha kubwira abandi bantu, ahubwo wowe ubwawe urebye uyu munsi wagombye gutekereza ku hazaza hawe, ukavuga uti ese ahazaza hanjye hameze hate? Ese ahazaza hanjye ndahategura gute? Ese ahazaza hanjye
nabasha kwitwara nte kugira ngo nanjye nzaboneke mu mubare wabo Yesu azavuga ngo nimuze abo data yahaye umugisha. Hanyuma dukomeze twihanganisha uyu muryango, dukomeze twihanganishe umuryango wabuze abana, wabuze umuvandimwe, wabuze abuzukuru. Reka twihanganishe umuryango, by'umwihariko twihanganisha umugore wabuze umugabo, by'umwihariko dukomeze twihanganishe uyu muryango, kubera yuko ntabwo ari ibintu umuntu yabasha kuvuga mwa bantu mwe. Gusa Imana ikomeze kuba mu ruhande rw'uyu mubyeyi wabuze umugabo n'abana 3. Imana ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kumuha imbaraga. Iwacu mu Rusisiro. Iwacu mu Rusisiro. Ikiganiro Iwacu mu Rusisiro mushyizeho nanjye Victoire, mukagikurikirana ku Ishangi Radio and TV.